Hello, igitondo cyiza kuri mwese mukomeza kudukurikira haba uri mu Rwanda, hanze y'igihugu ndetse n'andi hatandukanye. Aka kanya rero inkuru tugezeho ni uko mu karere ka Rusizi aho abanyeshuri bari kwiga, hanyuma yo kuba bari muri classe bari kwiga, imvura ikimara kugwa nibwo amashuri yasambutse. Ese wakibaza ngo byagenze bite? Ese ubuyobozi bw'aho ngaho bwabyifashe mute? Ese abanyeshuri byagenze bite? Ese nta waba wakomeretse cyangwa se ngo agire ikindi kibazo? Byinshi muri iyi video ni mu kanya. Hari ku isaha y'i saa 5 ubwo abanyeshuri bari bamaze kuba bakinjira mu kigo, hanyuma nibwo imvura yatangiraga kuba yagwa. Ikimara kugwa abanyeshuri ubwo bari mu ishuri, benshi bari batangiye kwiga, imvura itangira kuba yagwa ari nyinshi cyane. Ubwo bari muri classe bagiye kumva bumva ibisenge biragiye, bumva amabati aragiye. Gusa muri uko kugwa bamwe bagize ihungabana, abandi bagira ubwoba bwinshi cyane. Abari aho bose batangira kwibaza abo banyeshuri bari mu ishuri ku buryo ki bari burisohokemo. Gusa uko byaje kugenda nubwo hagize abakomereka, ariko ntago higeze habonekamo umunyeshuri ugira ikibazo gikomeye cyane. Gusa 4 muri abo ngabo bahise bakomereka bajyanwa kwa muganga. Kugeza kuri ubu ngubu bameze neza, ubuzima bwabo buhagaze neza kuko babashije kuba bakitabwaho byihutirwa. Abayobozi bo muri iki kigo batangaje ko aya mashuri rwose ari mashyashya, atari amashuri yarayo kuba yahura n'ikibazo nk'iki ngiki, dore yuko bamaze igihe gitoya bayubatse, atari amashuri wavuga ngo ni amashuri asanzwe. Abaturage bo muri aka gace nabo bagize bati ibi ntibisanzwe kuko imvura isigaye ifite umuvuduko udasanzwe, kuko hari n'ahandi hagurutse gutya. Ariko turashima Imana yuko nta wangiritse, nta wagize ikibazo cyangwa se nyine ngo agire ikibazo gikomeye cyane. Ni ibintu byo gushimirwa kuko bamwe mu banyeshuri bari barimo aha ngaha hari kuba ngombwa ko hari uwari gupfa, ariko turashima Imana ko nta witabye Imana. Ubuyobozi bw'ikigo nabwo buragira buti ibi ni ibintu byadutunguye, ni ibintu byaducanze, mbese twabuze icyo gukora kuko twaribaga tukabona amashuri ni mashyashya, tukareba tukabona amashuri yarashyigikiwe, ariko uko byagenze namwe murabireba, uko byagenze namwe ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu utabasha kuba wakibaza ngo urebe ubare uvuge ati se byagenze gute, kuko ni ibintu byadutunguye, ni ibintu twarebye biraducanga, dore ko no ku gikoni naho byagenze gutya. Ariko ku gikoni ho nta bantu bari bahari, nta muntu wari uhari, ariko naho igikoni cyasambutse bitewe n'uburyo ki iyi mvura yari ifite umuvuduko, imvura yari iri ku muvuduko wo hejuru cyane. Ariko turashima Imana yuko abana bacu bameze neza, turashima Imana ko nta mwana wahuye n'ikibazo ngo abashe kuba yabura ubuzima. Abayobozi basoje bagira bati ni ukwita ku buryo ki iyi mvura twashyigikira ibikorwa byacu, tukaba twabikora neza ku buryo nta kibazo cyakongera kuba cyaboneka. Mwakoze gukomeza kudukurikirana. Iyi yari inkuru itugeza aka kanya, kandi nagiye ko nzambagezaho amakuru, kandi amakuru yizewe, amakuru ari mu Rwanda, amakuru atugezeho rero nonaha yari aya ngaya. Wakoze gukomeza kudukurikirana, wibuka gukora subscribe ku muntu utarayikoze, umpe comment ibitekerezo byawe, umpe like, umpe na share. Komeze kugubwa